Yesu ashimwe. Ndishimye uyu mwanya kuko Imana iduhaye uburyo kugira ngo duhure tuganire dushime Imana twese hamwe. Buriya buri wese afite ishimwe yashimira Uwiteka. Mureke dutangire dusenga hanyuma babwire ijambo rinzanye. Mana turagushimiye kubw'icyubahiro cyawe, tuje imbere yawe uduhaye umwanya, uduhaye uburyo kugira tuganire, utubashije kugira ngo ijambo ryawe twumva tuganira ritugirire umumaro, imitima yacu ihembuke mu izina rya Yesu, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Zaburi, ni iya 35 umurongo wa 18. 35:18 yaranditse ngo nzagushimira mu iteraniro ryinshi, nzaguhimbariza mu bantu benshi. Nzagushimira mu iteraniro. Ibi ni ibintu bikomeye. Abantu akenshi usanga ibintu byo gushima ntabibabamo, yumva ntacyo bivuze, nta gaciro kabyo, ni ukwishyira hanze, ni ukubwira abantu batabyitayeho. Ariko Bibiliya itubwira ngo nzagushimira mu iteraniro rinini kandi nzakubwira abantu. Kubwira abantu rero ni ukubwira, ni ukubakangurira, kwibutsa yuko buriya bariho ariko atari bo bibeshejeho. Hari Imana ibabeshejeho, hari Imana ituma bariho, hari Imana ituma baryama bakabyuka bakagenda bigakunda. Hari Imana, iyo Mana kuyishimira ni ukuyibwira ngo ongera ukore, komeza ukore, komeza ubinkorere, komeza ukorere n'abandi. Ni nko kubwira abandi nanone ngo nimukomere, utameze neza, utishimye, utahuye n'ibi byo gushimira Imana, ariko nawe mu kanya cyangwa ejo bizakunda. Gushimira Imana mu iteraniro, gushimira Imana mu ruhame, bituma abandi nabo bari bananiwe, bari bacitse intege, bongera guhembuka bakazanzamuka. Kuzanzamuka, buriya umuntu wese iyo umubwiye ngo kuraje, komerezaho, agira imbaraga. Hari igihe aba yarangiye rwose umutima, mva nta kigenda, nta mbaraga, nta bushobozi, ariko buriya gushima bituma umuntu avuga ati uzi ko nanjye buriya byakunda, uzi ko nanjye ejo byazakunda. Kudashima au contraire cyangwa ikinyuranye cy'ibyo bituma abantu batumva nyine no guhumurizwa. Abantu bakeneye guhumurizwa, abantu bakeneye kubwirwa yuko bigishoboka, hakiriho amahirwe yo kubona iryo shimwe n'iryo humure, hakiriho ibyiza imbere. Ikindi, ntabwo abantu bagomba kumva inkuru za byacitse gusa. Icyo abantu bashima gukurikirana byacitse, abantu baraganira byacitse, hakurya byanze, hirya byanze, ni ukubwirana yewe nanjye nta kigenda. Ibyo bya nta kigenda rwose ntabwo ari byo Imana yatubwiye ngo tubwire abantu. Umva Bibiliya ukuntu ivuga, iravuga ngo nimuhumurize abantu banjye. Kandi hari n'ahantu havuga ngo mubwire abantu ibyururutsa umutima. Hoziyana ngira ngo yarabibonye, sipasiyora cyangwa ni ikorera kinyinya kera, ngo nimuhumurize abantu muvuge ibyururutsa imitima, mubabwire inkuru z'amahoro zitarazabahemba. Ubundi hari ikibazo abantu bifitemo, ni ukuvuga byacitse, byaberanye, yewe ese noneho ngibi umuntu azabivamo, ese umuntu bizakunda. Imana yavuga ngo nimuhumurize abantu bayo. Kandi buriya na Yesu yaravuze ngo azaba umwami w'amahoro. Ni nako Yesaya yamudekirije ati ni umwami w'amahoro. Ariko na Yesu agiye kugenda yaravuze ngo basigiye amahoro, cyakora sinyabaha nk'uko ab'isi bayatanga. Oya, isi ifite ukuntu itanga amahoro, ariko Yesu nawe afite amahoro ye. Amahoro Yesu ngaho abantu be ntagira akagero, ntarondoreka, ngo ajye ahumuriza abayafite, ngo nutayata ntabwo wayakurwaho. Reka mubwire yuko buriya amahoro ya Yesu ni igitangaza. Ubuzima bwacu butarimo amahoro ya Yesu ni hafi ya ntabwo. Dukeneye iryo humure. Na Pawulo yigeze kubivuga ngo guhumurizwa mu makuba yacu, guhumurizwa mu byago byacu, guhumurizwa umutima uhagaze ngo ujugunya amahoro yawe. Dukeneye ihumure, dukeneye no kuriha abandi. Yewe ubwo nkeneye amahoro, nkeneye ihumure, nkeneye no kubwira abandi nabo ngo humura, Imana iri kumwe nawe, Imana izabigenza neza, Imana izagera. Kuri iki ikibazo abantu bakunda kugira, bishimira kuba mu bintu byo kuvuga ngo yewe ziko, yewe nta n'ikigenderega, no guhura bavuga nta kigenda, yewe byacitse. Oya, Imana ntabwo ishaka ibyo byacitse. Imana nta byacitse igira pe, oya. Ahubwo Imana iba yifuza ko abantu babwirana ibintu bari mu mutima, agatima k'ibyo bazabona hanyuma. N'Imana yishimira rwose ko natwe twishima. Niba wariye genda ubwire abantu uti Imana iragabura. Niba wambaye ushima Imana uti Imana irambika. Niba ugira
ntabwo ari ukubinjajwa, oya, sinzi ukuntu biteranya ibintu, usanga abantu bavuga ngo ariko abantu ngo nk'ahantu baravugagura, ni ukuvugagura. Ntabwo Imana ishaka abantu guceceka, kandi ucecekanye ibyiza wagakomeresheje abandi, bivuze iki? Nta n'icyo bimaze. Reka tubwire abantu inkuru nziza, inkuru y'umukiro, inkuru y'agakiza, ni Imana ikiza. Abisirayeli hari ukuntu buriya nubwo babambye Yesu, hari ukuntu bigeze gukora celebration cya gihe ajya i Yerusalemu. Hari ukuntu ngo yaje ngo basasa imikindo, basasa ibintu byinshi mu nzira, ati Hoziyana hahirwa uje mu izina rya Dawidi, barabyina ubwo nyine urareba nk'abagore hariya hantu ukuntu bari babyina, hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka, abagabo nuko barakoma amashyi, abandi baratera impundu, ibintu byakomeye birashyushye. Ni ukuvuga ngo ibyishimo bakwiye kugaragaza ibyishimo, ntabwo rwose, kandi kuko ushima Imana ntabwo uhemutse wese, ubundi ari ushima Imana nta wundi uba mu matiku uteranya abavandimwe n'inshuti, ubundi wo washima nini? Nese ari ushima Imana hari nta wundi ugenda gupangira imigambi mibi kanaka, wowe washima nini? Ninde mu by'ukuri? Ariko ubundi hari ikinyuranye, umuntu niba ashima akwiye gushimwa nawe, ariko niba agaya, niba anenga, niba ari umuntu urangwa no kunegurana gusa uramushima iki? Reka dushimire Imana yacu, nta mpamvu yo kudashima, nta mpamvu yo kutanezerwa. Ubu se buriya nta kintu dufite twashima Imana mu bintu byose bitambutse, ibintu yagiye idukorera nta kintu twayishimira koko? Erega akenshi abantu bahura n'ibibazo akibagirwa n'ibyiza Imana yamukoreye, akibagirwa n'iminsi myiza yigeze agira. Buriya usanga akenshi umuntu yibagirwa vuba, usanga twibagirwa vuba, ariko ubundi umuntu yagakwiye niba hari ikibaye ukwiye gushima Imana, niba hari umuntu ukugiriye neza ukamushimira, niba hari amahirwe ugize mu buzima ukayashimira rwose. Karege mfata uyu mwanya muto nshime. Ndahera ntabwo nzi aho nahera n'aho nasoreza, ariko mperaho no nsorezaho bose ni abo gushima. Ndashima Imana. Ni Imana iduha kuryama, ni Imana iduha kubyuka, ni Imana iduha gutambuka, ni Imana iduha kugenda mu nzira, ni Imana iduha amaboko tukayarambura bigakunda, ni Imana iduha byose, ni Imana ikora byose. Ntabwo bavuga ngo duhumeka dute, ntabwo bavuga ngo ibihaha, hari n'utazi aho ibihaha biherereye. Ubu wababaza aho ibihaha biri, abantu bose bamenya aho igice bibamo. Hari uzi se aho umutima uherereye, cyangwa urwagashya, cyangwa amara mato, cyangwa se iki se? Hari uwamenya ngo umuhogo umeze ute? Hari uwamenya ngo se ngo agaheha kazamura umwuka n'agaheha kamanura ibiryo bitandukanira he? Hari uwamenya ngo, ubwo ndimo ndabaza abantu bose babyize, wenda ntabwo nakwirirwa mvugana nabo byinshi, ariko nabo hari igihe usanga batabizi byose. Ariko se wamenya ngo impyiko ziri he? Wamenya koko ngo hariya ibindi ni ibintu byinshi, ngo umwijima ukora ute? Hari ibyo numvise ngo twatuye tuba ngo karikire ko tuzi ko ari imibare nyamara karikire biliyoni niba ari iki, ariko nanjye ntaza kubivanga abaganga bakazanga, cyangwa abanatomiste abiga anatomy physiology, ariko hari umuntu watubwira ko mu by'ukuri uko ibyo bintu bikora, ntubona ugenda wuzuye, wubatse uri inzu yuzuye pe. Ariko noneho baza umuntu ukuntu yubatse, arubakitse ku buryo n'ururimi rwe ubwarwo abona ntazi uko rukora. Kugira ngo umenye ko utazi uko rukora, ni uko iyo hajeho nk'akantu gato k'agasebe cy'agaheri, umutekano mu kanwa urabura, ukumva biracitse, iryinyo ryagira akabazo, ibintu byacitse byayobye, ijisho ryo rigize akabazo, yewe birakomeye, akagohe gato akantu kamwe kaguyemo, ubuzima burahagarara, ugutwi kumwe ntikumva, birivanze. Ariko urwo ruganda urumva ukuntu rwubatse, umuntu yabuye yashimira Imana ikora ibintu bikomeye ku rwego abantu batajya batekereza, kandi tutajya tunazirikana, nta n'umwanya babitaho. Iyo shape
uwo mubiri, iyo tubyite nk'iyi nzu, iyi sharupante, iyi nzu ukuntu yubakitse, hari ibintu udashobora kumva, hari ibintu Imana ikora tutirirwa tunadisikitaho, tutirirwa tunahariraho, ariko turiho mu buryo butangaje. Abantu baragerageza, ariko Imana ifite ukuntu ikora mu buryo ikwiye gushimwa, ikwiye guharirwa icyubahiro. Reka rero mbabwire yuko njye naje nzanywe n'ijambo ryo gushima abantu batugiriye neza, bangiriye neza ku giti cyanjye, Imana ibahe umugisha, bagiriye neza umudamu wanjye, Imana ibahe umugisha, abantu bagiye neza abana banjye, Imana ibahe umugisha, abagiriye neza abantu banjye bose, bamwirarije, Imana ibahe umugisha, abagiriye neza inshuti zanjye, Imana ibahe umugisha, abagiriye neza umuntu wese wagize ikintu akora, n'uwanyifurije icyiza, n'uwansengeye, n'uwambwiye neza, umuntu wese wankoreye akantu mbese kamuvuye ku mutima keza, rwose Imana imuhe umugisha, ndamushimiye, Imana imurebe neza. Ndashimira bose, ndashimira igihugu cy'u Rwanda, ibyo badukorera buri munsi ntitwanabibona ibyo tubahemba, ubuyobozi bw'igihugu ntabwo twabona ibyo tubahemba, Imana ijye ibareba neza, ibashoboze gukora byose neza, kandi rwose imvune muvunika neza kubw'ineza mushaka ko abantu bagira, cyangwa se kubw'ineza y'abaturage, Imana ibahe umugisha pe. Turabasabira, turabasengera, inzego zitandukanye z'umutekano, God bless you so much, inzego zifata ibyemezo zitandukanye, Imana ibahe umugisha. Mbese hari umuntu wabwira ngo kanaka buryo akora, mushyira muri uwo mwanya akavuga ati reka. Hari umuntu yigeze kubwira, nari ndi hera sinzi ahantu nari ndi, ati mwarakize, ati mwirirwa mu biro, ati mujya ndamubwira buriya jyewe nta masaha ngira yo gukora, iyo nkangutse mpita mfata mashini nkafungura nkakora, biterwa n'akazi mfite, nkakararamo nkagira ati niba urara wicaye ku mashini uzagumana ibyaha, kandi hatanye avuga ngo twarakize. Urebye hari ibintu abantu bakora wowe wiryamiye wisinziriye, abandi barabatekereza, bariya abantu bakwiye gushimirwa. Mu nzego zitandukanye rero turabashimira, abapasiteri batuyobora, abakozi b'Imana, inzego nyinshi z'iyobokamana, mu madini atandukanye n'amatorero, mu nzego zitandukanye za leta, abantu bose, abikorera ku giti cyabo batugira umumaro, abatugurishaho imyenda, abatugurishaho ibyo kurya, abadutwara mu modoka, abantu batandukanye, abadutunganiriza ibyuma, imbuga nkoranyambaga, za computer dukoresha, iki byose mwese muhabwe umugisha, tumanaho za telefone, mwese mva muhabwe umugisha. Ntekereza iyo telefone itabaho hari ubwoko biba bimeze bite? Ntekereza ibintu byinshi, ariko mwese mwakoze byiza, ntabwo nabirondora ngo mbirangize, buri wese ahabwe umugisha mu mwanya we. Abarimo batwigishiriza abana, mwese turabashimiye, rwose muhabwe umugisha, kandi Imana ijye ibashoboza mubashe gukora byose neza. Rero reka nsoreze aha, mbashimire mwese abantu twaganiriye cyangwa mwakurikiye iki kiganiro, rwose ndabashimiye, mukomeze kugubwa neza, uyu mwaka uzatubere umwaka wishimye. Ariko reka mbabwire, nubwo bitari bya bindi birambuye cyane binini cyane, abantu bose ntabwo bazashima Imana ko bagiye mu ndege, ko baraye muri etaje, ko bageze n'akantu gato wumva, ukumva Imana iguhaye akantu ko gushima, muri wowe hari akantu kabaye, ujye ukazirikana ushime, uyibwire uti vraiment ndarokonesa, ndazirikana ibi ngibi, ni Imana iba yabikoze, kandi n'akana nagukorera akantu keza, ujye wibuka kumushimira, ubwire uti warakoze. Hanyuma ariko nsoze gutya, hari igihe usanga akenshi twishimira ko batugirira neza, twebwe tudashaka kugira neza, cyangwa se tudashaka gukora cyane kugira ngo tuzabashe kugirira neza abandi. Reka tuyishyiremo imbaraga, abantu bakoreye, abantu bashyiramo umwete mu byo bakora byose, uko mbibabwira nanjye niko nibwira, tugerageze kugira ngo ahari tutazabagaba ko twataye umwanya cyangwa twabuze imikoro, niko babyita. Dukore cyane, duteze imbere abandi, tubone n'ibyo dufasha abandi. Reka Pawulo yarabivuze ati umuntu wese akoresha amaboko ye imirimo myiza kugira ngo abone ibyo afashisha abandi.
batishoboye yenda cyangwa bafite ibibazo bitandukanye badashobora kwikorera. Rero ndabashimiye. Ubundi twasoza, reka dusoreze aha, tuzasubira Imana nibaha umugisha, numva uko uburyo buzajya buboneka tuzajya tuganira, tuzajya duhurira kuri Huguka Official, hanyuma nawe niba wumva byagufashije byakuguye neza ujye usangiza n'inshuti zawe.